inkuru y'ejo nangwa se mu gice cyashize. Ejo hashize twasize Debora amaze kumena amazi kuri Kasi. Kasi yajya kugenda, Debora akamubwira ati garuka. Ese Kasi yaremeye aragaruka nangwa yarakomeje arigendera? Ese yaramuretse akomeza kumucunaguza nangwa hari icyo yakoze nawe? Inkuru yacu reka tuyitangire n'ubundi aho ngaho kuri Debora ndetse na Kasi. Kasi rero atera intambwe ngo agende, Debora akamubwira ati urajya he? Hagarara aho ngaho. Kasi aragaruka akamureba gusa, akamureba mu maso. Debora akamubwira ati ubundi ubwo uratekereza? Uzi ko wakubona ugenda ubundi ari igihagararo gusa naho nta bwenge? Ese ubundi basi uratekereza? Umuntu yagusabye ikintu nta nubwo unamusobanuza ngo umubaze ati ndakuzanira akonje nangwa ashyushye, wowe uragenda gusa ukapfa kuzana amazi. Ese wumvaga ndi buyanywe utanambajije? Kasi ati Debora mbabarira mabuja mwiza, ubutaha nzabikosora, nzajya mbikora uko bishaka, kandi mutwihanganire ko byibura tunabarakaje. Ahita ambwira ati ahubwo mbwira nkuzanira ayahe? Undi ati genda unzanira akonje ariko adakonje cyane. Kasi aragenda akamuzanira amazi akayamuhereza neza, akamubwira ati muryoherwe. Undi ati ni ibisanzwe n'ubundi kuryoherwa byo birasanzwe, ariko mwari mukoze ngaho genda nyine ukomeze ibyo wari urimo ukora, ukomeze amasuku yawe, ndabona yakurenze. Hanyuma rero Debora akomeza n'ubundi kubwira Kasi nabi, amubwira amagambo atari meza, amubwira ati arega n'ubundi hano umeze nk'umucakara, umeze nk'umuntu rwose, navuga ngo rwose hano buri muntu wese uri umukozi we, ugomba gukora, ngewe ukankorera n'umugabo wanjye ukamukorera, twese ukadukorera, kuko n'ubundi hano umeze nkaho ubihemberwa rwose, umeze nkaho tuguhemba. Byonyine no kuba uri hano ni nkaho n'ubundi ari hirwe twaguhaye. Kasi ati byose ndabyemera, ni ukuri rwose mabuja mwiza, ibyo uzajya umbwira byose nzajya mbikora. Debora ajya akorera ibintu byinshi Kasi, rimwe na rimwe na nijoro aryamye akamuhamagara ngo nagire icyo amukorera, Kasi akihangana byose akabikora. Mu gitondo mbere yuko Kasi agenda mu kazi, akajya abyuka akabakomangira. Akabanza kubaza Calvin, akamubwira ati boss, uyu munsi urambara iki? Niyihe myenda uri bwambare ngo nsige nyigutereye ipasi? Calvin ati nawe genda urebe imyenda nkwiye kwambara. Akagenda akamutegurira imyenda akayitera ipasi, akamubwira ati inkweto se wumva ushaka kwambara n'izihe? Undi ati ni ibisanzwe nawe urabizi, reba inkweto zijyana n'imyenda wanteguriye. Byose n'ubundi Kasi arakajya bitegura buri munsi, mbere yo kugira ibindi byose akora, akagira ati akabanza agategurira imyenda Calvin, agasiga ateguye breakfast, agasiga atetse ibiryo bijya kumanywa, akabona kujya mu kazi. Kasi atotezwa na Debora ariko akabyihanganira. Rimwe na rimwe Debora akanyuzamo akanamukubita inshyi, ariko Kasi akamwiyorera.
Ndamubwira ati nyine nta kundi narabyemeye nzakomeza mbyemere. Debora agera aho ngaho akabona rwose yaramufatishije, akabona rwose aramufite, amufite gatanu ku kandi. Debora basigaye ategeka kasi uko yishakiye, rimwe na rimwe akamutuma ikintu ari kureba kugira ngo amunanize gusa, ariko kasi akihangana akituriza agakomera agashikama. Iminsi iragenda ikicuma. Umunsi umwe rero Debora yicaye yumva umuntu asona kuri gate, ahita ahamagara kasi ariko kuko aba ari mu mirimo ntago amwumva, arakomeza akamuhamagara kasi akagera hakitaba. Ubwo atari kose ndaguhamagara umwaka wose ntago uba wumvise ko ndi kuguhamagara, ubundi nk'ubwo ngubwo uba uri mu biki, wari uri hehe? Kasi ati mabuja umbabarire n'ukuri, umbabarire ndakwinginze, mbabarira kuba natinze kukumva. Undi ati ngaho genda ujye gufungurira umuntu uri kuri gate arimo arakomanga. Aragenda agafungura, kabona n'umwana w'umukobwa winjiye. Kasi arabanza akamwitegereza akamubwira ati uje hano nangwa wayobye? Undi ati oya ntago nayobye, igipangu bambwiye ni iki ngiki. Undi ati oh none se ko uje hano uje gushaka nde? Undi ati nje kureba mukuru wanjye nitwa Gloria, nari nje kureba Debora ndatekereza ntayobye igipangu. Kasi ati oh uje kureba Debora, ni karibu arahari. Undi ati se wowe witwa nduje kumfungurira, murabana se? Na uri muramukazi we, uri iki ko mbona wagira ngo nawe uba muri uru rugo? Kasi ati ntacyo ndicyo hano. Undi ati oya wimbeshya, ati mbwira nyine uri muramukazi we mbimenye, uri mushiki w'umugabo we? Undi ati never mind, kariba ahubwo mu rugo. Debora Gloria biramucanga, kavuga si umuntu udashaka kunyibwira, ariko nabyiteho. Arinjira agahobera mukuru we, akamuhobera n'ubwuzu n'urukumbuzi n'urukundo, bakarebana. Umwe ati nari ngukumbuye, undi ati nanjye nari ngukumbuye. Debora ati se muri quartier bimeze bite? Gloria ati amva ati ibintu ni neza, ati ibintu byose bigenda neza. Aturibuka wa muturanye duturanye? Undi ati uwuhe se? Ati nyine wa wundi duturanye hepfo yo mu rugo. Ati ati wa mugore duturanye wo hepfo? Undi ati yego. Ati se byamugendekeye gute? Ati uzi inkuru noneho, uzi ibigezweho? Ati uriya mu mama noneho abana be bose ati suzi ko twari duturanye, tuzi ko nta mwana n'uyu n'umwe agira, siwabonaga nyine ameze nka nyakamwe. Mu minsi yashize rero twatunguwe no kubona hari abana bariwe. Tubajije tugeze yoza ukuntu afite abana beza, afite abakobwa, afite abasore beza. Ati hashize igihe koko, ati afitemo umuhungu umwe mwiza rwose. Ati ariko reka nkubwire mukuru wanjye, ati hariya aho nzanahawe. Debora ati kagira inkuru. Ati wa mugore duturanye se burya mfite abana, none umwe muri bo yagutwaye umutima? Gloria ati sino kuntwara umutima gusa mwana wama. Undi ati nawe se wakunze kandi noneho wakoze? Gloria ati Debora imyaka 23 ntago ari imyaka mikeya, ndakuze bihagije. Ati ubu nemerewe gukunda no gukundwa, ati ahubwo cicika nguhereza inkuru neza.
undi ati kagira inkuru, ati nyine atupfa nkubwire, ati nyine umunsi umwe rero nari ndimo ndakubura nyine mu marembo, urabona ndi gukubura mu mbuga, urabizi ko mu rugo nyine ari imbuga nini cyane, narimo ndayizenguruka yose. Mu gihe ndi gukubura ngiye kubona mbona haje umuhungu mwiza, Debora, mwiza pe, mwiza sinabona uko mbikubwira. Ati agiseka gusa kimwenyura, inseko ye yonyine yarantwaye. Nahise nibaza ndavuga se uyu ni marayika umpagaze imbere, ninde ni gatiki? Ati ndangije ndiyumanganya ndamubwira ati muraho, arambwira ati muraho neza, ati mwamfasha se? Ndamubaza ati ushaka ko tugufasha iki? Ati nyine urabyumva byari mu gitondo, ati ndagira ngo ndangire ku tubotike hano hafi, hari utuntu nshaka kugura, ati kandi ndi mushya hano, ati maze iminsi mikeya mvuye hanze niho nabaga. Undi ati okay, nakurangira nta kibazo. Ati ngiye kumurangira arambwira ati ariko se ubundi wamerekeje tukajyana? Ati ndeba uwo muhungu mwiza uri kumwe ngo muherekeze, ndavuga ati ariko ntacyo reka muherekeze. Debora ati ariko ngira vuba umbwire wowe uri kuntera amatsiko, urasa ku ntego. Gloria ati ariko nawe n'amatsiko yawe tuza n'ubundi ndabikubwira byose ndaciye ku ruhande. Ati ubwo sinshize umweyo, mweyo nahise nkusigaho rwose, sinigeze nibuka ko nari ndi no gukubura. Ati ndamuherekeza, maze kumuherekeza ndagenda nyine agura umugati, agura n'ibindi, yaguze ibintu byinshi harimo n'ubuki. Arangije nanjye arangurira, ariko ntiyabimbwira. Turangije turazamuka turataha. Tugiye gutandukana arambwira ati rero hariya niho mu rugo. Mpita ntungurwa, ndavuga se hariya niho mu rugo? None se uyu mumama wa hano hepfo mupfaniye? Ati Debora yahise aseka, ati rero inseko ye niyo yabanje kunyica mu mutwe. Arangije arambwira ati uriya ni mama wanjye, mba naje kumusura. Undi ati oh, ati se burya bwose uyu mumama afite abana bangana gutyo? Undi ati ntabwo ari njye gusa, mfite barumuna banjye babiri ndetse n'abashiki banjye babiri, urumva turi abana 5, abakobwa 2 n'abahungu 3. Ati rero mama wacu yatubyaye turi abana benshi, turi umuryango mugari rwose, abavandimwe banjye buriya nabuzagenda ubabona. Ati gusa n'ubundi nabwo barahari, nuko bamwe bakiryamye. Ati kuko njye wari wiyemeje ko ndi bubyuke bose nkabategurira breakfast. Ati kandi n'ubwa mbere nari ngeze muri izi karitsiye, mama wacu kuva yahaza himukiye n'ubwa mbere twari tuhamusura. Ati okay, ni byiza. Ajya kugenda agahita ampereza envelope imwe y'umugati. Undi ati hanyuma yo kuwuguhaza warawakiriye? Undi ati nabanje kwijijisha ndavuga ati oya, ati narindi kugufasha nta mpamvu. Undi ati naguze imigati myinshi kandi urabibona uyu rero ni uwawe, ndeka ngushimire ko byibura umfashije. Gloria ati Debora naragufasha ndawakira, ndangije ndamubwira ati urakoze cyane, aho kuyimana yongereho. Arangije aragenda, nanjye mpita nkomeza nyine, narabanje njya kubika umugati, maze kuwubika ndakomeza nyine ndakubura, ariko sinkubeshye nakuburaga nta kindi kintu kindi mu mutwe uretse ishusho y'uwo muhungu. Nakubeshye iryo joro sinigeze nsinzira, ibaze ko nari mugoroba nicaye ku marembo kugira ngo byibura ndebe ko mubona, ariko nyine ni wa muhungu ukunda kuba yibereye hamwe atuje, ntabwo yigeze asohoka uwo munsi. Naryamye mbabaye mvuga ati ntabwo ngize ihirwe ryo kumubona. Mu gitondo kare kare nabyutse n'ubundi njya gukubura, ndavuga ati Mana ndakwinginze uyu musore niba koko nanjye azankunda, umpe ikimenyetso basi mu gitondo abe ariwe muntu mbona wa mbere mu maso yanjye, nyibyuka nkigera hanze abe ariwe duhura. Ati koko nk'uko nabisabye ndimo ndakubura nsa n'uri gusoza, nagiye kumubona mbona n'ubundi araje, arambwira ati waramutse, already yaravuye nanone kugura umugati.
ati mpita numva mu mutima neza neza bibaye ibindi bindi. Ati byabaye nyine nk'icyumweru cyose mbyuka nyine nkamubona nawe akambona akanyura akambwira ngo waramutse wiriwe. Umunsi umwe rero nari ndi mu rugo ntuje n'igihe nyine nta wundi muntu uhari, tata ntawe wari uhari, abavandimwe nabo ntabwo bari bahari, nari ndi mu rugo njye nyine nicaye mu nzu rwose ntuje nibereye kuri chat. Ngiye kumva numva umuntu arakomanze ku muryango, ndikanga ndavuga se ko nta muntu nta mushitsi mfite, nta mwana wo muri uru rugo ujya ukomanga, ubundi ubwo uyu muntu uri gukomanga ninde? Mbanza no kubyirengagiza ndavuga ati nyiraho n'ubundi ngiye kumva numva nanone umuntu arakomanze, ndangije ndahaguruka ngo njye kureba uwo uriwe. Ati Debora ati mbaza ngo iki? Mana yanjye natunguwe no gusanga ari uwo musore. Ati hanyuma byagenze bite? Ndati ndacyakubwira ariko tuza nkubwira inkuru. Arangije arinjira kuko nahise muha karibu, ariko kubera ukuntu nyine nari maze iminsi numva ndi kumukunda ndaramutekereza, namubona nkava mu byanjye, sinigeze mbona n'imbaraga zimubwira ngo biti, sinigeze mpereza n'akaboko, ahubwo nahise nyine mubwira ngo karibu mu nzu. Nyirubona nyine ndajagaraye, mu bigaragara nari njagaraye pe, ariko wenda bashaka kuba yarabibonye nangwa se nabibona. Ati gusa nari ntunguwe no kumubona nyine yinjiye mu rugo iwacu. Ati umva numvise neza neza muri njyewe Imana isubije icyifuzo cyanjye. Undi ati se wari ufite ikihe cyifuzo? Ati rega namukunze bwa mbere nkimubona. Ubwo nyine namuhaye karibu, maze kwicara ndamubaza ati tukwakiriza iki? Ndabwa hari amata, hari juice y'inkorano, hari n'amazi, hari na soda, uranywa iki muri ibyo byose? Aranje arambwira ati nyihera amata. Ati ngiye rwose nivyo kintu nkunda. Aragiye muhereza amata, ubundi dutangira kuganira. Aranje arambwira ati ariko ntabwo twibwiranye, nubwo tumaze iyo minsi yose tuziranye ariko ntabwo twibwiranye. Nahise mubwira ati njyewe nitwa Gloria. Ahita ambwira ati witwa neza Gloria. Ati Gloria byiza cyane kukumenya. Arabanza akananyitegereza, ati icyo gihe yaranyitegereje rwose, aranyitegereza arandeba. Arangije aravuga ati ufite amazina meza cyane. Arangije aramubwira ati Gloria, ese urumva wifuza kumenya nanjye amazina yanjye? Ati Debora ati nukuri icyo gihe numvaga mfite amatsiko yo kumenya uko yitwa. Ati kurumva twe tumaze igihe kinini tuziranye, ntabwo ari kinini cyane ariko nk'icyumweru cyari kirimo, ariko numvaga nshaka byibura no kumenya akazina ke, kugira ngo wenda byibura njye nicara njye mvuga ati runaka wanjye, runaka nkunda. Ati yambereye umwana mwiza rwose, arambaza ati urifuza nawe kumenya amazina yanjye se? Mpita mubwira ati cyane rwose. Ati none se wowe wamaze kumenya iryanjye, nanjye rwose nkeneye kumenya iryawe, mfasha ahubwo nyine urimbwire ubwo witwa nde, ko ari byo nkeneye kumenya. Ati atuje andeba mu maso, yarambwira ati Gloria, njyewe nitwa ati yajijetsemo umwanya munini, nanjye nkomeza gutega amatwi. Ndaje nabwo ati ni wowe ntegereje kumva amazina yawe. Ati cyangwa wagize isoni zo kubimbwira? Ati icyo gihe yarambwira ati nta soni afite, ahubwo nuko yashaka kureba niba koko muteze amatwi kugira ngo numve izina rye.
ati icyo gihe rero yahise ambwira ati nitwa Brian. Undi ati oh wow, nitwa Brian. Undi ati yes of course. Ati gusa nyine yabimbwiye yabanje gutindamo. Ndaje ndamubaza ati why watinze kumbwira amazina yawe Brian? Undi ati nagira ngo byibura ndebe n'ubwa mbere nyine mu buzima bwanjye nakora ikintu cyo kwibwira umuntu. Ati kenshi mba muze cyane, n'ubwa mbere nyine nabo duhura nkababwira ngo nitwa Brian, rimwe na rimwe tuba twahujwe n'akazi. Ati so niyo mpamvu rero nabanje gutuza ngo ndebe koko niba unyitayeho. Undi ati nice to know you Brian. Undi ati ni byiza nanjye nishimiye kukumenya rwose Gloria. Ati uwo munsi rwose Deborah twaraganiriye, ariko Brian ntabwo yigeze ataha ngo agende gutyo gusa. Turi kuganira yarambajije ngo Gloria, ese hari umuntu wigeze anakubwira na mbere ko uri mwiza? Ati ntakubeshye naratunguwe. Ati gusa nyine narabyishimiye. Ati ariko nanone niyo muntu wa mbere wari ubimbwiye. Nahise mubwira ati no, niwe wa mbere. Ati niba ari njye wa mbere rero bimenye ko uri umukobwa mwiza rwose, nyikubona nanjye nabonye ubwiza ufite, uri mwiza pe. Ati nanjye nahise mubwira nti urakoze. Deborah ati none se nyuma yo kumubwira ngo urakoze hakurikiyeho iki? Ati nyine yahise ambwira ko yankunze. Brian ntabwo yigeze aca ku ruhande by'abubu, we yahise arasa ku ntego arambwira ati Gloria, nyikubona bwa mbere naragukunze, nakunze umutima mwiza n'ubumuntu ugira. N'ubwa mbere wari umbonye ariko waramfashije kuva nakumenya kugeza na n'uyu munsi. Sindyama ngo nsinzire mba ndi kugutekereza. Inshuro nyinshi nkurebera mu marido yo mu rugo ndimo nitegereza utuntu uri gukorera hano mu rugo. Byose mba mbireba nkwitegereza, ariko nabuze ati uyu munsi why not ntabikubwira. Sinitaye ko ushobora kunkunda nangwa se ntunkunde, ariko njyewe naragukunze. Tubwo rero nibyo narinje kukubwira, reka nigendere. Ati Deborah numvaga nanjye ako kanya nahita mubwira ko mukunda, ariko narifashe. Naramuretse aragenda, ariko ari hafi kugera mu rugo ndamukurikira ndamuhamagara ni Brian. Arahindukira areba inyuma, ndabwira ati hagarara gato tuvugane. Yarahagaze, ndagenda muturuka inyuma, mufata mu nda ndangije muryama mu mugongo. Ndabwira ati Brian, hari ikintu nanjye nshaka kukubwira. Yahise ahindukira andeba mu maso, arambwira ati mbwira ngo uteze yombi. Ati Deborah, kwihangana n'ukuri byarananiye, nanjye mpita mubwira ati burya nanjye umunsi wa mbere nkubona naragukunze. Brian yahise ambwira ati sure? Ati yes of course. Ati yahise amubera arambwira ati urakoze unduhuriye umutima. Atubona ningiye gutaha nibaza byinshi, atariko byibura utumye byibura numva ntuje. Ati ngaye nguko rero uko niko natangiye gukundana na Brian. Ati noneho uzi ikintu se cy'ingenzi noneho gitangaje, uyu munsi Brian ari kumbwira ngo afite igihe gitoya mu gihugu. Ati arashaka ko duhita dukora ubukwe, kubera ko ashobora guhita agenda hanze akazamara y'imyaka 2, akazagaruka nyuma y'imyaka 2. Rero ari kumbwira ngo arashaka ko twihutisha ubukwe. Ati iyi nkuru rero ntabwo nari kubura kuyiguha. Ati numvaga rwose umuntu uri kundya, niyo nkuru ya mbere nagombaga kukubwira. Deborah ati wow, ati ni byiza. Ati none se ibyo bintu wowe uri kubyumva gute? Uri tayari kuba wabana nawe ntabwo wowe ubishaka? Ubundi se wowe urabishaka gukorana ubukwe nawe? Undi ati cyane rwose ndi tayari. Ntabwo nakwitesha umuhungu mwiza nka Brian, ntabwo nakwitesha urukundo Brian ankunda. Undi ati wow, uri mu nzira nziza.
bakiri aho kasi ahita aza akavuga ati umushitsi tukwakiriza iki? Undi ati habaye hari amata byafashe. Undi ati nkunzanire ikivuguto ntabwo inshyushyu. Undi ati amata iyo ari yo yose wampa inshyushyu wampa ikivuguto njyewe byose ndinywera bipfa kuba ari amata. Debora ati wowe rwose ni masite kunywa amata nari mbizi nanjye nariregeje kureba ikindi kintu uri busabe. Kasi aragenda akazanira Gloria amata. Gloria yarangiza akitegereza kasi yajya kugenda akamubwira ati ariko buretse kugenda nabonye uri umwana mwiza kandi witonda ariko wanze kumbwira amazina yawe basi wanyibwiye. Kasi aramwenyura akamubwira ati mabuja akubwire. Hanyuma undi ati mabuja? Ati nowe. Kasi we ahita yigendera. Gloria ahita abaza mukuru we ati Debora uyu ni umukozi kobwa w'umusirimu gutya umukozi usa gutya bahoze karekana ibibaho mbwira ni muramukazi wawe ni umukozi koko ni iki? Undi ati uko yabikubwiye niko biri ni umukozi wa hano ariko nyine none se nyine nkoresha abasirimu. Atoya Debora we oya genda uyu mukobwa uzi ko nawe ubwawe kurusha ubusirimu none ngo ni umukozi ariko urebye ku mutwe w'ukuntu asa urebye agapo keza afite se mukobwa mwiza gutya reba ariko byonyine n'uburyo yambaye urebe inzara z'uburyo zisize urebe isuku yifite ku mubiri. Oya Debora urambeshya mbwiza ukuri who is she? Undi ati ni umukozi yewe ntabwo wumvise anyita mabuja? Undi ati okay tubyihorera ahubwo mbwira wowe n'umugabo wawe mwahuye gute? Undi ati rero umugabo wanjye uburyo twahuye nyine urumva urabyibuka ko nari navuye mu rugo ngiye kureba Medi ngezeyo nsanga Medi afite akandi gakobwa bari gukundana kubyumva no kubyakira birananira njya mu kabari kunywa. Umugabo wanjye rero nuko twahuye nasinze nanyweye arambaza narinde kurira mubwira ibibazo mfite bitangira mfasha gutyo biza kurangira rero anyikundiye turakundana uyu munsi ndi umugore we. Ndati wawe yaranagutabaye byose rero kasi aba ari kubyumva ko n'ubundi aba ari guhanagura amasahani hafi aho ngaho ayishyira mu kabati ariko akazunguza umutwe akituriza ajya gutambuka ngo agende. Debora akamuhamagara akavuga ati kasi undi ati kajumbe mabuja ntago si ibiryo biratungana. Undi ati mu kanya gatuma iminota mikeya byose biraza kuba bitunganye. Undi ati ariko wibagiwe ko mba nshonje. Undi ati ndabizi ko uba ushonje ariko mbabarira basi reka ngutunganyirize umureti uwo uri bwihute ntabwo uri butinde. Undi ati urabizi ko ntagikunda imireti urabizi ko ntakiwurya rwose. Undi ati basi mbwira akantu koroheje najya ku muhanda nkaba nkuzaniye ukaba uri kurya. Debora ati aha genda ntacyo ndaba nihanganye. Kasi ahita yigendera. Gloria ati ariko se mukuru wanjye ko mbona uyu mukobwa yitonda atuje ariko nkaba mbona umubwizanye agasuzuguro bite? Undi ati rega abakozi utabakarumye bakumenyera banakuvogera bakuveyuka. Undi ati okay ntacyo bitwaye. Gloria
ahita abwira mukuru we ati ariko si byiza, uyu mwana w'umukobwa mwakabaye mubana neza, ati kuko ndabona uburyo amezemo nkabona ni byiza pe, ndabona yitonda aratuje. Debora, ndakuzi uri mukuru wanjye nawe nagushobotse, uyu mwana w'umukobwa wabona ujya umutoteza. Undi ati ibyo tubyihurira, ahubwo mbwira tata ameze neza. Undi ati sha tata ameze neza, nta kibazo n'iki na gito afite. Ati nawe iby'ubukwe bwanjye arabizi, narabimuganirije arambwira ati mwana wanjye nta kibazo. Ati gusa nyine ntabwo ndamuhuza n'umuhungu, ntabwo ndamuhuza na Brian, ariko turi kubipanga, ahubwo ndashaka kuguhuza na Brian. Ufite umwanya ryari ngo nguhuze na Brian mbere y'uko ahura na tata? Nshaka ko ari wowe ubanza kumumenya. Ati kandi ndashaka ko wowe na Carrie ari mwe mbahuza nyine. Debora, tuvuze nde? Ati mvuze Carrie. Ati ndumva iryo zina ndashaka kuryumva mu matwi yanjye. Gloria ati egoko, none se Carrie mwakuze muri inshuti, mwasangiye akabisi n'agahiye, mwambariranye umwenda yewe n'uw'imbere mushaka kuba mwana nawe wambaranye. Wowe Debora niwe uri kumwe ngo ntukeneye kumva izina Carrie? Undi ati ntabwo nshaka kongera kumva iryo zina mu nzu yanjye, ntanagusohorana nabi. Undi ati ntabyo narizi, mwapfuye iki? Undi ati Gloria, uri murumuna wanjye ndakubaha, wimbaza byinshi, sinkeneye kugaruka ku hahise. Carrie ni ahahise hanjye, ntabwo mugayira ko twabaye inshuti, ndanabimwubahira, ariko uyu munsi she is nobody, ntawe ari we kuri njye. Undi ati ndumiwe kandi ndumva nanatangaye, yewe ndumva binanshobeye. Wowe Debora nzi? Ibi rwose biri unbelievable, sinzi ko ari n'uwo wabyizera. Ese Mana yanjye, uyu munsi mama aramutse azutse agasanga uri kuvuga ayo magambo n'uburyo yari azi ko wowe na Carrie muri inshuti, yatekereza iki? Undi ati wagiye aba yaragiye, wimbaza ibintu byinshi kandi rwose mbabarira, ntungure rwose muri modo nibereyeho, ntunere stress, nkeneye gutuza, so please sinshaka kongera kumva iryo zina mu matwi yanjye. Undi ati ariko mbwira. Debora ahita amubwira ati ariko ubundi urabizi ko iyo bitaza kuba Carrie uyu munsi mba ndi kumwe na Meddy. Undi ati se Carrie yabatandukanye, ni amakosa yakoze n'ayahe? Niwe wabatandukanyije? Nose niwe wakubwiye ngo umuce inyuma nangwa se ujye gushaka undi mugabo kandi umusize? Undi ati nyuma yo gutandukana na Crevis nari mfite amahirwe yo kubana na Meddy, ariko Carrie byose yarabyitambitse, arangije amuhuza n'akandi gakobwa nabonye bari gukundana. Undi ati iryo ntabwo ari ikosa rya Carrie, niba koko umuhungu yaragukundaga ntabwo yari kukureka ngo ajye gukunda uwo mukobwa. Rero sinumva impamvu uri kumva ko Carrie ari umunyamakosa. Undi ati mbabarira, ndatokereka tubireke, ndakuzi we mu kanya twaba turi no gushwana, tabo nsohora mu nzu yawe na nabi, ndakuzi twarakoranye. Ashira akanya rero Gloria agahita abwira mukuru we ati rero ngenda atashye, reka nigendere. Undi ati se urajya hehe udafashe utariye? Ako kanya rero Kasi ahita azana ibiryo bakarya, bamara kurya Debora aherekeza murumuna we bagataha. Mu gitondo rero Debora bari bubyuke yitegura akajya kwa muganga nk'umugore utwite. Arabyuka rero akajya mu bathing room agatangira koga. Mu gihe ari koga, Kasi nawe aba arimo amutegurira breakfast, ibintu byose ari kubitunganya. Yarangiza akaza kuri bathing room akamubwira ati mabuja mwiza,
breakfast yatunganye n'ibindi byose byatunganye. Debora ati none se Kasi waneguriye imyenda ndi bwambare? Undi ati byose nabitunganyije. Ese n'inkweto ndi bwambare nazo wazitunganyije? Undi ati yego byose biri ku murongo. Undi ati okay, niba byose bitunganye noneho wakigendera. Kasi aramubwira ati okay, sawa mugire urugendo rwiza, Imana ibagende imbere kandi mwiyiteho. Undi ati sawa urakoze. Ati hamuze gutaha kare, hari utuntu nshaka kukwereka uri buze kumfasha. Kare ati nta kibazo ndi butahe kare. Kasi rero ahita ayigira mu kazi, agasiga Debora mu bathing room ari koga, asohoka gate. Debora rero aba ari koga, isabune iramucika ikagwa hasi. Mu kugwa hasi ahita yikandagiraho atabishaka, agahita anyerera muri dushe, anyerera mu bathing room, agahita agwa aho ngaho, mbese agasa n'umuntu unavunitse akaguru, kugira ngo byibura no guhaguruka aho ngaho abaguye bikaba ikibazo. Mu kugwa kwiwe rero Debora agwa nabi, kubera ko aba yaguye mu bathing room akanavunika, nta nubwo abasha kwikura ahantu ari. Arwana no kugerageza kugira ngo arebe ko ava ahantu ari, ariko bikanga. Ntabwo aba afite telefone hafi aho ngo aragira n'uwo atabaza, kandi inzu aba yirimo wenyine. Kubera ko aba yaguye nabi, atangira kuribwa mu nda, ndetse agatangira no agatangira kuvira ku nda y'amezi 5. Arava akabibona, ariko akagerageza kugira ngo arebe ko yava aho hantu, ariko ntabwo bimukundira kubera ko aba yanavunitse. Debora biramucanga, mu nda hakamurya, avuza induru akabura uwamutabara, avuza induru akabura umwumva, aratabaza byibura ngo arebe ko hari n'umuturanyi wamwumva, ariko akabura n'uyu n'umwe wamwumva, inzu aba yirimo wenyine. Debora aguma aho ngaho mu bathing room, nta muntu n'uyu n'umwe uhari wo kumutabara, yewe aba ari no kuva amaraso menshi cyane. Hanyuma rero Kasi ahantu aba ari mu kazi, aba ari gukora akazi, ariko mu kazi aba akora hari ahantu aba agomba kwinjira, ariko aho hantu bimusaba gukoresha kadi. Areba mu isakoshi ye, areba akabona nta kadi afite, kandi akabona birihutirwa, ahita yibuka ko yayitaye mu rugo. Kasi rero ahita asohoka byihuse, agafata agapiki, akagaruka mu rugo byihuse ngo aze arebe iyo kadi, agire ibintu akora kandi abikore mu gihe gito cyane, cyane ko akazi aba arimo aba agomba gukora ibintu byose akabishyira ku murongo, kuko byose biba bimureba. Kasi rero ahita agera mu rugo, agafungura akinjira, cyane ko aba afite agafunguzo ka gate.
akigera mu nzu yikangamo, arareba akabona inzira arangaye, yakitegereza akabona wagira ngo nta muntu uhari. Ahita yibaza se Debora yaba yasize adafunze? Mu kwitegereza imyenda aba yamuteguriye akabona imyenda iracyahari, akavuga habaye iki se? Nyine biramushobera bikamucanga, azamuka amuhamagara akavuga ati Debora ntaba yitaba. Yinjira mu cyumba cyabo, yareba akabona ntawe urimo, arashakisha mu nzu hose akabura Debora. Nta kindi kintu akora, ahita ahamagara Calvin akamubwira ati mva. Undi ati kumpamagaye? Ati nyine nyumva. Undi ati se umpamagariye iki kandi aya ni amasaha y'akazi uri kumbaza iki? Undi ati yewe birihutirwa n'iby'ingenzi. Undi ati se habaye iki? Ufite ikihe kibazo? Undi ati mvuye mu kazi, hari ibintu nibagiwe nari gufata, ariko nsanze mu rugo wagira ngo nta muntu uhari, nsanze inzu irangaye. Undi ati uvuze ngo iki? Habaye iki se? Debora yabaye iki ko nta kazi agira se? Yaba yavuye mu rugo yagiye atambwiye? Ati kandi ikindi yagombaga kujya kwa muganga kwipimisha, ntekereza ko aya masaha yakabaye yatashye. Undi ati si ibyo yewe, imyenda nasize muteguriye irahari, na breakfast uko nayiteguye irahari, ibintu byose mu nzu birahari, ariko Debora nawe ndi kubona, sinzi rero ngo habaye iki. Undi ati kasi ntunyinishe, umugore wanjye sabaye iki kano kanya agiye? Undi ati nyine ngwino dushakishe turebe. Ati njye inzu yose nayizengurutse namubuze. Kasi ntabwo aba afite gutekereza ngo byibura yaba ari mu basing room, aba yashakishije ahantu hose akamubura. Ako kanya Calvin ahita ahagera, kamubaza ati se yabuze gute? Umuntu aburira mu nzu gute? Arigita gute? Ni umuzimu se? Undi ati nanjye ntabwo mbizi. Ati none se ujya kugenda bumusize hehe? Ubosize ari gukora iki? Kasi aramubwira ati nasize ari mu basing room ari koga. Ndamubwira ati rero ibintu byose biratunganye, njyewe ndagiye. Undi ati wamusize ari koga? Undi ati yego. Kasi ahita atekereza koga, ariko ahantu hose nahashakishije ariko sinigeze ndeba mu basing room. Ati reka tujyeyo turebe ko wenda yaba ariyo. We na Calvin bahita bihuta bakajya kureba mu basing room, bageramo bagasanga koko Debora ntihari, ariko yavuye amaraso menshi. Nyuma yo kuva amaraso menshi asa n'ucitse n'intege. Bagera kuri Debora atameze neza habe n'akana gato. Debora ameze nabi, baramufata bakamuterura. Kasi ikintu akora ni ukumukarabya neza, yarangiza akamwambika. Calvin nawe uba yahamagaye uzana imodoka ngo bamutware, bahita bamutwara kwa muganga, ariko bamutwara atameze neza. Debora ntabakibasha kuvuga, yewe nta nubwo aba yinyagambura, aba arimo arareba gusa. Bamugeza kwa muganga, aba yazahaye pe, yazahaye ku rwego ruri hejuru. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ese Debora nyuma yo kujyanwa kwa muganga, ese araza kurokoka? Ararokoka se n'umwana we arokoke? Nango ntago biri buze gukunda, arabaho nanga arahwana n'inda ye. Byose rero ni mu gice kizakurikira. Nkuru yitwa Mbabazi Naguha.
jya uyandika kandi nkayibagezaho. Nitwa Atete.